karere ka Ngoma Burasirazuba. Nyuma y'ihatana ry'abakinnyi ba sinema nyarwanda bazenguruka igihugu cyose bigereka abaturage banabasaba kubatora mu irushanwa rya Mashariki African Film Festival, ni mwiyumvira ibiri kuvuga ku bahawe ibihembo. Rero wagiye muri Mashariki. Yego. Ni irushanwa kiye mu bantu nabonaga bari bakunzwe. Shemana nabipostingaga. Aisha twakubonagamo. Ikintu cyambaje nuko nabonye nta bindi bikombe batanze muri team tu nta kindi. None se warakoze cyane cyangwa ntiwakoze cyane? Narakoze cyane. Sabe, narakoze cyane kubera yuko ibi bintu rega bishobora gutuma abaturage batekereza yuko mudakora. Tureke no kuvuga wenda filime kuko filime ntago nakoze cyane kuruta abandi. Filime ndakora. Sibyo? Ariko muri road show sabe barankoresheje. Abaturage ndi bashakaga ngo ngiye gukina scene imbere y'abaturage. Aisha ati muri road show zose twakoze aho twazengurutse mu gihugu n'ukuri naravunitse cyane. Abaturage bose ninjye bahoraga bashaka ko abari njye ujya imbere kubasusurutsa, bityo nahakoresheje imbaraga nyinshi cyane. Mu by'ukuri Aisha urumva ko nawe yifitiye agahinda ko kuba nta gikombe yakuye muri aya marushanwa. Ni Kirehe warakinnye? Ni Kirehe ni he? Mu Nyamata Ngoma. Yego, Ngoma. Dukina. Sinzi n'ahandi twakinnye Butare. Abafana nyine bashaka ari njye nkina imbere y'abaturage. Kumva narakoze muri road show. Nari mfite umufana muri road show. Nkeka ko rwose turi mu bakobwa bangaye wenda batatu hari abana muri mu baturage bari bakunzwe. Inkindi Aisha mu kiganiro yagiranye na Sabe ku Isimbi TV ati mu by'ukuri hariya ndi mu bakobwa batatu mu marushanwa bari bafite abafana. Aya magambo yose Inkindi Aisha yavuze yatangaje ku Isimbi TV mu by'ukuri arumvikanisha yuko nawe yari akwiye kubona igikombe. Ariko dawe siko byaje kuba byagenda. Niba warakoze cyane ntuhembwe. Byakiriye gute? Ntabwo byambabaje kubera byaragushimishije. Ntabwo byashimishije. None ubwo byagenze gute? Nta nubwo byambabaje cyane kuko ndanaba nikuze Ikintu cyane kidashimishije ubwo kiba kiraho. Oya. Urakirengagiza. Imodoka yahawe nde? Kecapu. Imodoka itandukanye n'ibikombe. Nayo ni igikombe gikuru. Yego. Byakiriye. Nabyakiriye neza. Ako rero Kecapu reka nkubwire ikintu kimwe. Kecapu nkubwire ikintu kimwe. Ikintu wari gukora hariye kuko rubizi neza ko uzadutsinda. Wari kutuhamagara. Ugatubwira ati mwagabanyije. Mw'abanyarwanda amafaranga yakareka gushya. Mwaretse gutwika ubutunzi bwanyu. Ko nje nzashyiraho zino zanjye. Kari kubivuga. Kari kubivuga akamubwira ati butuje. Mubyeyi butuje. Mama. Adakomeza gutakaza. Mama uretse gato. Uretse gato yagiye no kuri nabikora. Muri aya marushanwa ya Mashariki African Film Festival hariho na benshi mu bakinnyi bahahombeye. Nk'uko Aisha wabivuga ati mu by'ukuri Kecapu yaza no kutwegera nk'abantu be. Akatubwira yuko yifitiye miliyoni zazashora menshi ntawe ari kwirirwa ruhira ubusa. Agura amajwi y'amariraho na duke yari yifitiye ngo dushye. Reka twumve Kecapu we nyiri insinzi nyiri kwegukana imodoka ya Mashariki cyabivugaho. Imodoka twarazihawe. Ubu ziri mu rugo. Awadi ziri iwacu. Enye. Abantu benshi ntibishimye. Abantu benshi baranabyanditse kuri social media, abandi bakora ibiganiro bati ntabwo bibaho. Bati ibi bintu umuntu aba yitoye ntabwo ari amarushanwa, ntabwo ari people choice, ntabwo ari abaturage batoye. Bati Kecapu se, bati se Bamenya. Ibintu ni byinshi biri kuvugwa hano hanze kuri Kecapu. Waritoye se ko Kecapu? Naritoye. Nitoresheje angahera. Kecapu we rwose ibijyanye no gutsindira imodoka yahawe murabyiyumviye ko ubwo abyiyemerera ashize amanga ko yitoye kugira ngo atsinde. Ibyo rero akaba ari byo bituma benshi mu bakinnyi ba sinema bahataniraga biriya bikombe bya Mashariki bavuga yuko mu by'ukuri ariya atari amarushanwa aho abatsinze babonye ibikombe bose ari bo bitoye.
nta ruhare na rumwe rw'abafana rwashingiweho ngo umuntu atsinde kuko yahize abandi mu majwi y'abamutoye. Umuntu uwo ari we wese watashye atakiriye igikombe mu maboko yiwe yego yihangane kandi nanjye ndiwe nababara yego kubera ko uba warakoze cyane pe uba warakoze cyane kuba waranitanze ukajya muri road show zose ukaba ukinakora ukajya uvayo ukaza ugashutinga ugakomeza imbaraga ziba zikirimo kuba waratashye nta gikombe wakiriye. Amwe mu magambo Kecapu yivugira ahumuriza abantu batabonye igikombe mu marushanwa ya Mashariki ati mwihangane mu by'ukuri nanjye ari njye nababara. Birababaje. Ikindi kintu ngiye nshaka gusobanurira abantu batari muri izi boro twe tubamo kwitora byari byemewe. Ntabwo bigeze bashyiraho itegeko rivuga ngo nta muntu wemerewe kwitora. Yego kuwitoye nta kosa yakoze kandi ntiwabona umwana wawe ari gupfa uri umuganga ngo unanirwe kumutera urushinge ngo ni uko ngo muri mu rugo. Ni ukuvuga ngo Kecapu yabonye amajwi ye ari hasi cyane aravuga ati reka nyazahure. Atariko kandi mu by'ukuri rwose kwitora byari byemewe. Kuba bikoze ndumva nta kosa yaba yarakoze kuko nta tegeko bari baraduhaye rivuga yuko umukinnyi atemerewe kwitora. Kecapu mu magambo ye nanone ati mu by'ukuri ntabwo wabona umwana wawe ari gupfa ari kugupfana ngo unanirwe kumutera urushinge kandi uri umuganga. Aha icyo yarashatse kuvuga yuko mu by'ukuri mu gihe yabonaga amajwi ari makeya kandi afite ubushobozi bwo kuyagura mu gihe yari ari mu irushanwa yagombaga kuyaguraho kugira ngo atsindwe, ari nacyo abwira buri umwe watsinzwe utarabonye igikombe ati mu by'ukuri yagombaga kuba nawe yarabikoze akagura amajwi akitora kuko byarashobokaga cyane kandi nta tegeko ryabihaniraga. Ntabwo mvuze ko nabikoze. Kecapu asigara inyuma. Yewe ntabwo mvuze ko nabikoze. Ariko mbaye naranabikoze pe nta kosa ryaba ririmo. Ni ukuri nta ryaba ririmo. Harabo byarakaje rero. Ubundi kiriyo ikibazo mu muntu bazanga abantu ngo kwitoresha ngo gutora. Amafaranga tubona tuyakura muri bande. Muba? Amafaranga uvanye mu bafana se igiye ukayitoza witoje amafaranga y'abandi. Ni bande baba gutoye se? Last question bye. Yes, oya nta kibazo kabisa. Clear answer niba utekereza ko yitoye nibyo nyine. Ubwo ntacyo bitwaye. Mu marushanwa ya Mashariki African Film Festival ijwi rimwe gutora umukinnyi yari amafaranga ibiceri 200 by'amanyarwanda. Ukayashyira kuri telefone yawe ubundi ugatanga amahirwe utora umukinnyi wa filime wawe wumva ukunze. Gusa hari bamwe mu bakinnyi ba sinema dufite kandi bakomeye ngo baterwaga isoni no kujya imbere y'abaturage babagora babasaba gushyira amafaranga ku matelefone yabo ngo kugira ngo babatore. Usanze nababwiye ngo iki ntago nafata umuturage wanshyigikiye nkaba uwo ndiwe none ahangaha ngo nzenguruke igihugu ndi ku mwaka 200 ahubwo ngomba kuyamuha ko yangize uwo ndiwe. Ubwo babikoze uri kubanenga? Ntabwo mbanenga buri muntu atekereza uko nese bamenye ko ari umuseribateri yewe mfite abana 3. Papa Sava akagira ati mu by'ukuri tuba turi kugora abaturage aho kuzenguruka igihugu mu bafana bacu tugira icyo tubaha tubaremera kuko batugize abo turi bo none turi kubagora tubasaba amafaranga. Papa Sava ati mbona njyewe atari ko byari bikwiye kugenda mu gihe cy'amarushanwa. Njyewe numva mba ngomba kujya imbere y'abaturage nkerekana impano yanjye hanyuma abashinzwe gutanga ibihembo bakazabiha bakoze neza kurusha abandi. Bariya abantu bazi yuko ari twebwe dufite amafaranga sasa guhindukira tukajya kuyabasaba kandi bamwe banyuramo bakubwira bati tugurira akantu ni nkaho tuba tubacanga ni nkaho nk'umuhanzi mukuru yaza mu Rwanda akaza kudusaba amafaranga natwe usanga bitabanyura. Mwakoze cyane mwe twabanye naho ubutaha Imana ibaha umugisha. Ntimugende mudakoze subscribe kuri Sky Samrat Films.